So guys, nongeye kubaha ikaze hano kuri Venke Empire ndetse namwe mukunzi ba filime yacu Ibanga. Nongeye kubaha ikaze kandi nkaba mbashimira cyane wowe wakoze subscribe nawe utarayikora, nkaba ngushishikariza kugira ngo ube wakora subscribe kugira ngo dukomeze tujyane mu bikorwa byose bya filime yacu Ibanga. So guys, rero iyi foto muri kuyibona noneho ko Kiramani yahuye na Nyambo. Guys, rero murabizi ko Kiramani ari murumuna wa Niyori kandi murabizi ko Niyori akundana na Nyambo. So guys, rero ko Kiramani ahuye na Nyambo biraza gucura iki? Ese Kiramani nk'ubu atirese Nyambo akamwemera Niyori yabyifata mute? Ese ko twaherutse Niyori yarakaranyije na Nyambo ho bizagenda ute? Guys, rero filime yacu Ibanga ni filime kandi murabizi neza ko ari filime ituma twese tubaho kwishimye kubera ko tuba dufite filime yacu Ibanga. So guys, rero murabizi ko mu cyaro Niyori yasigaye mu gahinda kubera ko Nyambo bashwanye. Guys, none mukubona ko Nyambo yahuye na Kiramani kandi Kiramani turamuzi nawe ntagajya aca ku ruhande nawe mu gutereta, turabizi ko afatirana, turabizi ko Kiramani nawe mu gutereta aba ari number 1. So guys, rero nk'ubu Kiramani akundanye na Nyambo, muratekereza ko Niyori yazabyakira? Ese mama Niyori we abyumvise yazabyakira? So guys, rero naho episode ya 65 murabizi ko tujya tubatindira, murabizi ko twebwe iyo turi gukora ikintu ari mwe tuba turi gukorera. So rero guys, rero murabizi ko mbakunda cyane kandi murabizi ko tubakunda kubera ko muri abantu bagaciro cyane. So guys, rero niba uri umuntu ukabona kunda filime yacu Ibanga ndetse ukaba waranakoze subscribe hano kuri Venke Empire ndetse ukaba unashaka kugira ngo ube wagira uruhare muri filime yacu Ibanga, na handi wacu sibye hano kuri Venke Empire niho honyine ushobora kugera wanatanga igitekerezo cyawe kikumvikana. So niho hantu honyine ushobora gutanga comment ukabona baragusubije. So guys, rero ndagushimira wowe wakoze subscribe, nawe utarayikora nkaba ngushishikariza kugira ngo wowe wakora subscribe kugira ngo dukomeze tujyane mu bindi bikorwa byose tuba turi gukora umunsi ku munsi. So guys, rero niba ukunda filime yacu Ibanga ndetse ukabona kunda Miss Nyambo muri rusange ndetse ukabona kunda n'abakinnyi bose bakina muri filime yacu Ibanga ndetse ukabona kunda n'inyaketingirezi ba muri filime yacu Ibanga, icyambere gisabwa kugira nawe waba umunyamuryango no kuba wakora subscribe kugira ngo tukomeze tujyane mu bindi bikorwa byose tuba dukora umunsi ku munsi. Kandi niba nawe uba uri umunyamuryango ukaba warakoze subscribe hano kuri Venke Empire ndetse ukaba waranakoze subscribe ku zindi channel nyinshi zo tuba dukoreraho, aho ngaho ndagushimira cyane kuko uri umuntu w'intwari wahisemo neza kuhitamo ukora subscribe hano. Ntiwibeshe cyane kuko hano niho hantu hizewe ushobora kuba watanga igitekerezo cyawe kikumvikana. So guys, rero murabizi ko ngewe mbakunda cyane kandi nanjye ndabizi ko munkunda cyane, niyo mpamvu ntagomba kubazanira ibintu biba bimeze nabi. So niyo mpamvu mba nabahitiyemo akantu karyoshye cyane ngomba kubabwira umunsi tugomba kuboneraho episode ya 65. So guys, rero niba uri umunyamuryango wa Miss Nyambo, so ndagushimira cyane kuko wahisemo neza kuhitamo Miss Nyambo ukanahitamo na filime yacu Ibanga. Aho ngaho ntago wibeshe kuko wahisemo igikorwa kizima kandi ndagushimira cyane kuko uri umuntu w'intwari cyane ndetse uri umuntu w'agaciro cyane kuba waratanze inkunga yawe kuri Miss Nyambo ndetse nawe ukaba unaha umwanya filime yacu Ibanga. Aho ngaho uri umuntu w'intwari cyane. So guys, rero ntabatindiye, murabizi ko uyu munsi tugomba kubaha episode ya 65 kandi murabizi ko isaha abari saa 7 tugomba kubaheraho episode ya 65 kandi murabizi ko tugiye tubatindira, murabizi ko iyo dusezeranye ikintu tuba turagisohora kandi murabizi ko iyo turi gukora ibintu animwe tuba turi gukorera kandi murabizi ko nanone iyo tuvuze ngo turabaha ikintu amasezerano abari yayande. So rero niba
ukunda Venke Empire ndetse ukabona akunda Miss Nyambo muri rusange ndetse ukabona akunda na filime yacu Ibanga ndetse ukabona ashaka no kugira uruhare muri filime yacu Ibanga, aha ngaha niho honyine ushobora gutanga igitekerezo cyawe kikaba cyagira akamaro kuri filime yacu Ibanga. Nta nahandi waca usibye hano kuri Venke Empire, nta handi waca usibye aha ngaha honyine niho watanga igitekerezo cyawe kikumvikana. So guys, rero ndagushimira wakoze subscribe, nawe utarayikora nkaba nkushishikariza kugira ngo we wayikora kugira ngo tukomeze tubane mu bindi bikorwa byose tuba turi gukora umunsi ku munsi. So guys, rero murabizi ko Niyori yatangiye gukururana na Dete, kandi Dete twabonye ko akunda Niyori cyane kurenza abandi, kandi buri muntu wese ureba filime yacu Ibanga nawe yarabibonye ahita bibona neza ko Dete yakunze Niyori, kandi uri kubona ko Niyori na Dete bari gukunda kwikururanaho cyane kubera ko ari no kumutuma noneho Niyori akajyayo. Noneho ibaze nko mu minsi zizaza nizimara nko kuba nk'icumi cyangwa ingahe bizaba bimeze ute? Mu gihe we na Dete bazaba bamenyeranye cyane, urumva bizaba bimeze ute? Ndakeka ko Niyori yazakundana na Dete, kandi ibyo bintu byaba ari bibi cyane, kandi ndakeka buri mwese mureba filime yacu Ibanga nta n'umuntu byifuza ko yazakundana na Dete kuko Nyambo aramukunda cyane. So guys, rero nabicishije amatsiko twongere duhure saa 7 zuzuye tubagezaho episode ya 65, kandi ndabakunda cyane mwebwe mwatanze umwanya wanyu kuri filime yacu Ibanga ndetse nawe watanze inkunga yawe kuri filime yacu Ibanga, kandi ndagushimira cyane, uri umuntu w'intwari, kandi nawe wakoze subscribe hano kuri Venke Empire ndagushimira. Kongere duhure saa 7 zuzuye.